Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel. Nesa ku bufatanye na REB basohoye itangazo ritoroshye cyane, ni itangazo rikuyemo ibintu byinshi, ni impinduka mu burezi, si ku banyeshuri gusa kuko no mu barimu naho bigiye kuba, ku buryo hari amahirwe make ku barimu bagiye kuba babura akazi cyangwa se bakagabanyirizwa imishahara. Ushobora kubyumva ukagira ngo ni imikino, ariko ningusomera ibikubiye muri rino tangazo uraza kwemera ko noneho umuyobozi wa REB ushinzwe uburezi turi buze kubabwira n'impinduka yagiye akora adafite imikino. Tudatinze rero njye tujye kubana, ndi Isa u Rwanda Rumu TV, kora subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere nakubwira, mu gihugu cy'u Rwanda hari kugenda haba impinduka nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko mu burezi. Bari gufata by'umwihariko amwe mu mabwiriza azakomerera abanyeshuri ndetse n'abarimu kugira ngo babashe kuba bakomeza inkingi za mwamba z'uburezi bwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wakibaza ngo rero impinduka zikubiye muri tangazo tugiye kubasomera ni izihe? Wicara utera agatebe wumve izi impinduka. Ushobora kuba uri umunyeshuri, ufite umunyeshuri, ndetse wanumva biri ngombwa ukaza kuba iyi video wayimwumvisha kugira ngo abashe kuba yakumva ibigiye guhinduka mu burezi hirya no hino, by'umwihariko muri segonderi mu bagiye kujya kwiga amasekisiyo barangije mu wa gatatu. Ikintu cya mbere batangaje, bavuze ko amanota by'umwihariko y'ibizamini byinshi harimo ya geography, entrepreneur, history by'umwihariko mu wa gatatu, icyongereza n'ikinyarwanda, hasigaye amasomo atararangiza gukosora, by'umwihariko ni physique na chimie, ariko na biology nayo batangaje ko ayo masomo yarangiye. Impamvu nuko bashaka ko ku itariki 22 amanota azaba yasohotse kugira ngo abanyeshuri bose bazahite batangira kwitegura ku itariki ya mbere zo kwa cyenda ku ishuri bihe byongeye byatangiye. Naho abakoze mu wa gatandatu segonderi amanota yabo twari tuzi ko ajya asohoka mu kwa 12 bishyira mu kwa mbere, ariko noneho amanota yabo azasohokera rimwe n'andi kugira ngo abazatsindwa bazahite babona uburyo bazasubira kwiga hakiri kare kugira ngo bazabashe kuba nabo batangira n'abandi amasomo atazabasiga nk'uko byari byagenze umwaka ushize cyangwa se byajyaga bigenda. Ariko sibyo byatuzanye, ahubwo reka mbabwire noneho ibikubiye muri no tangazo. Mbere na mbere reka duhere ku barimu. Murabizi ko hari igihe umwarimu ajya gukora ikizamini kisaba akazi, ugasanga niba harize imibare yatsinze imibare ku manota nka 80 basabaga, ariko icyongereza, isomo ry'icyongereza bari bafite ku manota 60 kubera ko atakize cyane, ari ugasanga yabonye nka 59. Uwo mwarimu umushahara bamuhembaga ugiye guhita ugabanuka 80,000 byose. Ikindi kandi umwarimu utaratsinze icyongereza agiye gutangira no kujya kwiga kaminuza, akige nagitsinda azagaruka kuri ikizamini cyacyo, nagitsinda umushahara wongere gusubira nk'uko wari umeze, bijye byatangira amere nk'uri gutangira nyine mu kazi, cyangwa se akomereze ku mafaranga yaragezeho, kuko baravuga ngo ubundi ntabwo umwarimu yakigishije nawe rwose icyongereza cyacyumva, kuko nibyo ngo bituma abanyeshuri benshi biga, ugasanga umwana arangije segonderi avuga ururimi rumwe nk'ihene, nta kindi yabasha kuvuga usibye ikinyarwanda, ku buryo usanga umwana yarize icyongereza ngo no kuba yakiperezanta bikamunanira. Ariko impinduka zigiye kubamo nyine ku bijyanye n'abarimu ni izo ngizo, ubwo bivuze ngo utaratsinze icyongereza mu kizama ari gusaba akazi agatsinda irindi somo yigisha, azajya yigisha nawe ari kwiga muri kaminuza, ari kwiga isomo ry'icyongereza kugira ngo nawe azabe afite ubumenyi buhagije ku isomo ry'icyongereza. Reka tujye ku mpinduka zijyanye by'umwihariko n'uburezi ku banyeshuri. Abanyeshuri nabo ibyahindutse ni byinshi, by'umwihariko abagiye gutangira kwiga mu wa 4 mu masekisiyo menshi, waba wiga indimi, waba wiga hegeri, amasayansi yo wenda nta kindi kintu cyinshi twabivuga, kuko imibare yo basanzwe bayiga, ariko noneho nabo ibindi bigiye kwiyongeramo n'akasamutwe, bigaragara ko abanyeshuri benshi bashobora kuba bagiye kuzajya biga bikabagora cyane. Ku banyeshuri rero impinduka ya mbere, murabizi by'umwihariko nk'abantu bigaga byibuze, reka mbabwire aya masomo mu kinyarwanda ubanze wumve n'andi bagiye gushyiramo kugira ngo uvuge ngo uyu mwana wanjye niba agiye kujya kwiga segonderi muri sekisiyo, kuko naretse kwiyushya nkareka kumwohereza mu bigo bya kure nkamushyira mu cyafi basi akabasha kuba yakiga, kuko n'ubundi amafaranga uzajya utanga azajya bari menshi, usange nabwo ibintu biri kumugorerayo cyane. Icya mbere nk'abantu bigaga history, ubwo ni amateka, bakiga geography ubumenyi bw'isi,
bakiga literature, ubwo ni ubuvanganzo. Bagiye kubongeramo amasomo agera kuri 4 yongera ku masomo bigaga bajyaga bakora mu kizamini cya leta, kuko nyuma y'ayo masomo bigaga irindi somo ryitwa entrepreneurship. Iryo ni isomo ryigisha uburyo umuntu yakihangira umurimo cyangwa se agatangira business. Irindi somo ni iryitwa general study, ubwo ni isomo rusange, ndetse general study and communication skills, ndetse n'uburyo bw'imibanire n'abantu ndetse no muri sosiyete. Akaba ariyo masomo bajyaga bakora mu kizamini cya leta, ariko bagiye kubongereramo amasomo agera kuri 4. Irya mbere ni icyongereza, abigaga amasomo agiye kujya bakora icyongereza mu kizamini cya leta bakora 5, ubwo 6 bakora imibare bajyaga bayiga nk'agasomo gasanzwe kari aho ngaho bakanegirija, abaye 7. Bakora igifaransa, kandi nta munyeshuri wapfa kubona uzi uvuga igifaransa, ababaye 8. Bakora ikinyarwanda ndetse nacyo bakigaga bakinegirije rwose, ubona ko ari ibintu batiteyeho, amasomo abaye 9. Izo nizo mpinduka zigiye kuba by'umwihariko mu mashuri yose mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo waba wiga indimi, aya masomo yandi nkubwiye uzajya uyakora: igifaransa, imibare, ikinyarwanda, icyongereza cyo ni ihame ku muntu wiga indimi, keretse utiga literature wenda, ariko niyo masomo fatizo bagiye kuzajya bakora, andi aziyongeraho. Ndetse hari n'indi twibagiwe rya 10 ryitwa psychology, akaba ariyo masomo bagiye kuzajya bakora mu kizamini cya leta abagiye gutangira kwiga mu wa 4. Reka ngushimire, gitwa Bankindi Issa.